ibyo guhura hagati ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa leta ya Tanzania perezida Madamu Samia Suluhu Hassan si inkuru cyane ko mwese mwabimenye ndetse mwanabonye amashusho agiye atandukanye. Hari byinshi byavuzwe, hari guhura, hari ibiganiro byabaye, ariko si imyanzuro yasohotse yavuye muri ibiganiro byahuje aba bayobozi b'ibi bihugu byombi. Ni ibihe ibijyanye n'uruhande rw'ibyatangajwe nko buvandimwe, guturana neza, n'amateka maremare y'ubucuti cyangwa ibindi, si cyo cyonyine cyaganiwe kuko hari byinshi byagiye biganirwa hagati y'aba baperezida bombi. Uribaza uti ni iki cyaganiriwe hagati ya perezida Kagame ndetse na perezida Samia? Nibyo nje kugira ngo tuganire. Nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi nze mbikuramburire neza cyane. Uratekereza uti hari ibyatangajwe n'impande zombi ku bijyanye n'ibyaganiriweho ku munsi w'ejo, ubuvandimwe, guturana neza, amateka maremare y'ubucuti hagati y'ibihugu byombi, ubufatanye mu bukungu, cyane ko iki gihugu cya Tanzania kwifashishwa n'ibihugu bitandukanye by'abaturanyi kugira ngo bahanahane ibicuruzwa, cyane ko nyine iki gihugu cya Tanzania niba gikora ku nyanja biroroshye yuko wakura ibicuruzwa ku migabane igiye itandukanye bikaba byanyura muri Tanzania bikaza mu Rwanda. Bijyanye n'ishoramari mu mutekano, abategetsi nk'aba iyo bahuye nyine ni byinshi bagenda baganiraho, ariko hari n'ibindi biba byagiye biganirwaho nyine ntibisohoke mu bijyanye n'imyanzuro ubwo iba yaganiriweho. Ni nayo mpamvu nje hano kugira ngo tuganire. Perezida Paul Kagame waherukaga mu gihugu cya Tanzania mu ruzinduko nk'uru nguru kubera nyine ibibazo bitandukanye ndetse n'ingingo zitandukanye ziba zikeneye kugenda ziganirwaho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero yaherukaga mu gihugu cya Tanzania tariki ya 4 Mata 2023, ni hafi imyaka igera kuri 3. Icyo gihe niba mubyibuka neza byari mu bihe impande zombi zari zikeneye kuganira ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo kibazo cy'ubutegetsi bwa perezida Jakaya Kikwete icyo gihe wari uyoboye Tanzania cyari cyarateje ibibazo hagati y'ubutegetsi bwa Kigali ndetse n'ubutegetsi bwa Dodoma. Nibwo iyo ntambara yo muri RDC yari iri kuba, n'aka kanya ikaba itarahagarara. Kimwe mu byo Samia Suluhu Hassan yaganiriye na Kagame ndetse kaba yarigishishikaje isi yose ku kijyanye n'umutekano wo muri ibi bihugu bituranye, yaba iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko kisanzwe kibana n'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Tanzania, umuryango wa Afurika y'ibihugu biba mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ariko aka kanya iyo ntambara n'ubundi ntirarangira, iracyarimo. Ubwo turubuze kureba nyine niba nayo yaraganireho. Mu byo rero batangaje nyuma yo kubona ko perezida Kagame ndetse na perezida Samia Suluhu bahuye, bavuze ko u Rwanda rucisha 70% y'ibyo rukura mu mahanga ku byambo biri ku nyanja ya Tanzania, ndetse kandi bavuga ko ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri miliyari 644 z'amashiringi ya Tanzania, ubwo ni hafi 250 by'amadolari y'Amerika mu mwaka ushize gusa. Mu Rwanda ibitoro bigeze ku giciro bitigeze bigeraho, ariko aho nyine bigeze ko litiro imwe ya lisansi igeze ku 3,000. Ibyo si umwihariko w'u Rwanda gusa kuko no muri Tanzania niko bimeze. Ubwo nyine wakwibaza ese ku byaganiriweho ntacyo babivuze, ariko ndakubwira ko aka kanya mu gihe ibyo bitoro by'u Rwanda bikomeje kugenda bizamuka, iyo bigeze ku byambo bya Tanzania no mu mihanda yaho bigacibwa andi mafaranga atandukanye n'imisoro cyangwa andi mananiza agenda ashyirwaho bizwi nka no tariff barriers.
rurimi rw'icyongereza, icyo giciro cy'igitoro mu Rwanda gishobora no kuzamuka kurushaho. Ubwo rero niyo mpamvu ibihugu byombi biba bikwiye kugenda biganira ku buryo ibyo biciro navuga bitandukanye biba bigenda bishyirwaho, byakagiye bikurwaho, ndetse banavuga ko amabwiriza yo kuri ibi bicuruzwa ndetse n'uburenganzira butandukanye, ubuziranenge ndetse n'ibindi bituma ushobora kwinjiza cyangwa gusohora no kugurisha ibicuruzwa mu bihugu bishobora kuganira ndetse no guhenda, bashobora kugenda babiganiraho. Ibyo rero ibiro bya Perezida Samia Suluhu byatangaje ko we na Kagame bumvikanye kongera imbaraga mu bijyanye n'umuhate wo kugarura ndetse no kongera umubano mu bijyanye n'ubucuruzi, harimo n'ibyo ngibyo byitwa no tariff barriers nk'uko nabigusobanuriye. Bakavuga ko rero nubwo Tanzania nayo ifite ingorane zayo, u Rwanda ruhangayikishijwe kurushaho n'ingaruka z'ihungabana ry'ubucuruzi bw'ibitoro, ndetse bakavuga ko ibyo bibazo bihari, u Rwanda rwamaze gufata ingamba zirimo gushishikariza abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa, kugenda n'imodoka rusange akaba ari cyo bashyiramo imbaraga, ndetse no kugabanya gaze abantu batekesha. Ubwo rero bakavuga bati kimwe mu byafasha u Rwanda mu gukomeza guhungabanya mu gukomeza kurwana n'ihungabana ndetse n'ihindagurika ry'ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamahanga, bavuga ko ziriya ngaruka kugira ngo bazirinde rwose ngo bagomba kureba uburyo bumvikana n'ibi bihugu ku buryo bya biciro bigenda byongerwaho mu nzira byagenda bigabanuka. Rero bakavuga ko iki gishobora kuba ari kimwe mu by'ingenzi byahagurukije Paul Kagame i Kigali akerekeza Dar es Salaam kuganira na mugenzi we wa Tanzania. Perezida Samia Suluhu rero yatangaje ko Tanzania izakomeza gufasha ndetse no kuwakira imizigo yerekeza mu Rwanda muri serivisi zihariye ku byambu, ndetse rero ubwo ni byinshi biba byagenda biganirwaho. Gusa bombi bavuga ko bashobora kuba mu kuganira kwabo bishimiye umushinga w'amashanyarazi uheruka kuzura ku ruzi rwa Rusumo, ahuriweho n'ibihugu byombi yaba Tanzania ndetse n'u Rwanda ndetse ubwo n'u Burundi. Ubu rero bakavuga ko urwo rugomero rutanga kuri ra Rusumo hatangwa rwose megawate 80 zisaranganwa hagati y'ibi bihugu byombi, ndetse nyuma yo kwakira Kagame kuri uyu wa mbere biteganyijwe ko Perezida Samia Suluhu yakira n'umuturanyi we wo mu majyaruguru William Ruto wa Kenya, ndetse akaba nawe ari buze kwerekeza mu gihugu cya Tanzania. Nitwa Pasi Govinda, ndagushimiye cyane, kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News, ubundi ujye ugenda ubona ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho, ndetse turanakwibutsa ko tugushimira cyane kuba waragize uruhare rwawe mu kuzuza abasubscribers 300,000. Ubwo rero urugendo dufite n'urwo kuzuza miliyoni nabwo ntuzabure. Cyo tuba tugusaba nyine no gusharinga izi nkuru zigiye zitandukanye tuba tugenda tukugezaho.